Ndi papa sava. Umva harya porukeri ubukwe bwawe ni ryari? kuko dative ubakoze ubu none aha uyu muntu turibagiwe ejo bundi habura ibyumweru bibiri wa mukobwa we dative. Umva nyine nuko numvaga ubukwe bwawe buri hafi nkaba mbona arimo kuguca inyuma we. Nako si ukuguca inyuma ni ukukuzunguruka. Dati ngo fiance wanjye se yashaka kugishasha areba neza kuko ubwo ntago ari we shasha wimbeshya. Umva ndakubwiye basetse barizihiwe do ubu barabaserivye. Umva bakubitanyeho n'ibirahuri. Dati waretse komesha basi umva nkubwire mbafatira ka video cyangwa foto ndakwinginze ukabyana ndakwinginze zaguhemba. Aski uranjijishije ahubwo tubye ntabona ibikurikiyeho. Yesu we mana we uziko muhaye bizu centrale n'impamo gusa koko nkora ikidati ubwo nturi mube shabu murambeshye. Bikira Mariya w'ikibeho na Kenya. Yesu we ibindi kubona ni ibiki koko mana we. Umva sha manager ari kundeba nabi reka nyine ngende ubwo ngubwo ngiye cyo nkoze no kuguha amakuru ibindi urirwariza. None se ubundi uraza? Ndaje none bambone ndaje kandi umva nyine waretse se nkabanza nkareba ko bafata shambure noneho bamara gufata shambure nyine ukabonye amakuru afite gihamya. Oya dati birahagije ndaje ibyo baba we ibyo birahagije ahubwo reka nze none naga. Kuri minsi. Amakuru ni meza. Ameze neza. Shandaho maze kumenyera. Ntabwo nari ngwerutse. Ukuri kw'Imana. Umeze uteze? Sawa. Bose abana. Sasa utagihinduka we. Kwera. Uracyasitsa nka kera. Nukuri umva yes. Sanze story zikiri zazinze. Vraiment ntugihinduka. Umva niko umuntu aba yibereye. Ntabwo Imana yabaragwaye umutima mwiza. Ngwegwe ndetse n'umutima wo gushimisha abantu ngo nurangiza ujye kubona umwanya wo kwihingamo ibintu by'imishiha ibintu by'ikinaho gutese nta mwanya suko se sha nibyo ariko biteze sava akeye umuhanga sahara no kuri kw'Imana ntarangiza zanjyana tu hagati hose biti sawa urugendo ntabwo rwakugoye nuko rero ricara avuga uti reka manuke njye kureba umuvandimwe digi nyiri umwana wo kwifisha atararongora igitonore cye umutongoro kabisa kugira ngo ibintu bigaragare neza bahise bakundeba uko utara akana ibintu nk'icyo sha wabimenye digdi rege nabipanze nze mbere kuko sinzaboneka mu bukwe. Ntabwo uzaboneka? Mpamvu nifuje ko twahura mbere. Yewe kubera iki se shawe? Sha urumva nyine dufite ibizami bisoza umwaka urumva pe birakaze. Sha nibyo kabisa namagasa ntabwo wabivamo ndahombye kabisa urahombye kabiri ntugire ngo uranumvaga ashaka kuzareba ukuntu nzaba ndimo ntambagira nyine n'umuteta bikwiye nyine umutoni wanjye igitonore cyane nyine uwo ni sagasaro gaseka amasaro gaseseka nyine amaraso agatemba neza none ego imitomira umuteta bikwiye bitungana reka nkubwize ukuri ndi mu bantu bafite umukobwa mwiza ni ukuri izuba se bageze ngo racana yakora data nakamarayika ndumva ngo ndakareba umutima ugatera kurusha urushinge rw'isaha nkumva ndagakumbuye mbese nyine ntabwo babyumva umubonye Imana y'u Rwanda ni ukuri kw'Imana nakamarayika umva na ndetse ntuzabona imitomira oya ni ukuri kw'Imana njyewe ndi ku isi. Amakuru yanyu sawa ariko ndabona hari ahantu mbazi. Save hehe Simpazi neza ariko sinzi ndabona moca mu maso. Digi se muraziranye? oui c'est mon cousin. Ni mubyara wawe. Yego. Mujya gusa ariko mufitanye agashusho. Hari icyo mwifuza gase? Ndashakaga kuri toilette. Toilette rero ni ugutambika gutya ukazamuka ntago hayobekanye. Ndazamuka ruguru. Ruguru umuryango ubanza. Okay, merci. Harya ngo digi ni mwene wanyu? Oui, ni mubyara wanjye. Sawa none. Ça va, merci.
byatunganye. Okay. Sawa. Erekera hano reka mutegereze. Murakoze. Nta kantu kakunye n'urusenda? birahari. Sawa. Kamutegereze. yego di mwanyoye mwariye mugiye kurya mwiteretse amanyama. Iyo ndaya y'umukobwa mwicaranye iri hehe? Iyo ndaya iri hehe y'umukobwa wasohokanye ahangaha waguriye buri kimwe mbona ameze neza mugiye kurya amabushete n'ibintu byose. Ubundi ubwo bukobwa nge nzanabwica. Iyo ndaya iri hehe wasohokanye? Umukobwa wasohokanye. Nta no kunsuhuza ukaza umbwira ngo indaya. Ibyo bintu by'indaya bikwiye. Arewe. Ayo makuru yakwiye kuko indaya. Musuhuza. Wese ugiye kuza hano wacuhuje. Ugiye kuza hano se wansezeye. Wansezeye wambwiye ngo sheri ngo ndagiye ngo ngiye gusohoka. Ugiye gusohoka nta mukobwa ngo musuhuza. Iyo ndaya iri he kariyo nkeneye. Agiye he muhishe. Ayo makuru yakuye he? Iyo ndaya yizana gihamagara. Indaya? Gihamagara. Jewe sohoka ni ndaya jewe. Gusa ukuntu nizi kuri kwikinira. Ibyo bintu bikwiye by'indaya. Gusa uri muzima cyangwa ufite ibibazo mu mutwe? Indaya ngiye sohoka ni ndaya jewe. Nta kuntu utanyita ko mfite ibibazo mu mutwe. Ndarwaye nasaze. Hasaze wowe. Hasaze wowe. Indaya ibigize umwuga indaya mbe gusa. Shenda kumenyesha ko kuburi fiancé wanjye bitaguha uburenganzira bwo kunyura no kuntonagira umuntu kuko wiboneye. Icyo uri kucyumva umenye ko ugomba kugeraho ugarukiriza. Urakangande. Iki ngo? Urakanga. Ndakumenyesha yuko ugomba kumenya yuko ari ugomba kugarukiriza ntushake kunsuzugura no kumenyera. Ntunkange. Ngo singukange. Ntunkange nubwo bukwe bwahagarara. Ariko ntago uri bunkanga ari wowe uri mu makosa never. Mbwira iyo ndaya hiri. Kwanza iyi baga si. Muhamagarazi iyo ndaya y'umukobwa cyangwa nyifatanye ijyana iwanjye. Wasubizisha kosha abandi. Ndayifatanye ijyana iwanjye noneho zayimusa. Azaza kwihafata imbwa zimubona yewe. Ndebera naye kabisa. Nazi. Niko se date. Bite kuri za chance. Ubonera se? Ubonera. Ni wowe. Mfite umusheri w'umunyamahane byatare we yarakaye. Humura shaho uziko turimo tugupangira surprise kubera ubukobwa ntazabonekamo hari impano nabageneye kugira ngo uzabahe none utwiciye umutisha mbega wacyana we wabonye muri mu kazi wawe icyo ndabona muri mu kazi wawe mukaza bite urabona ko kabyibushye yego utambwiye erega ngo umugore urira ni nawe mwiza ntabyo uzi umusheri shaho yarakaye utambwiye ko ndakunda yaro time no kwibaka wabambye kwene musip surprise sheri mbwire kwene ntabwo nzabonekamo umva nyine ndakunzwe ibintu byose biri ku murongo ngo ubu nyine urishira niko bitembeye hakose wabimbaje ko ariko mureke mbabwire umva nta kiryoha nk'iyo harawe harawe bagushyira mu mugongo bakanaguheka bagenda basimbiza cyakoze urukundo rarajyana kurahira bebe warumbajije ko ndurimo nkari gusobanura niba ukeneye kubimenya umva n'ibyo biza Imana we umva noneho ahubwo ndashaka cyangwa igendere nyine igendere umva ahubwo seka ngo baze igifunguzo bite igifunguzo kanyisigire papa nyisigire papa arongorwa ava ahangaha uravuze ngo ndakurambiye oya sha prokere wamba bari icyo gifunguzo ukakinsigira wenda ko nanjye nakwirongora ego igifunguzo ubanza gitera n'umwaka uzigiye bahere bakinsigira umva ntabyaye kane se mwanyibese Niwe se uyibona abakobwa inshinzi y'umukobwa nayo dati ndakwiyamye uzi ko ejo bundi inshinzi yari nyiciye ubukwe anyiciye ubukwe neza dati ungabanyeho ubugambo tuzukira hasi umuntu ariko rero ndarengana nuko urarengana iki ko wasabye akazi muri kariya kabari ko guseriva amacupa n'inyama amaburushete wasabye akazi ko kwiri gucuruza amacupa Burukeri ntumenyere ngo nuko ugiye kurongorwa n'abandi bakobwa bazarongorwa mbere y'ivuka rya Yesu bararongorwaga di urabona aho wampereye erega wiremereje wigize isi ntabwo ari wowe ubyadukanye di uranatinyuka ukanavuga dati urabona aho wampereye ndimo ndakubwira ngo ejo bundi yarantwanishije na fiance neza ubu ko bigeze ngaho butandukanye kakubera nce y'abagambo n'ubugambi bakose ubundi narabwicaga ngo mburyera woshye ari ibyoba cyangwa imegeri nicaga ariko ubundi uwo muramukazi wawe we nari muzi da wavugaga wabahabwe n'andakazi ariko we mumbwire namwe umuntu bakubwira se nkaba nkora ahantu nkajya kubona nkabona umukwe wacu asohokanye undi mukobwa kuba nararaburiye umugeni
nakoze ikosa uvugaga iki si njyewe narakwangaje ngo mbere umunyamakuru ku buryo noneho uzaza wirirwa ugenda utanga niba ushaka akazi ku munyamakuru jya ku muhanda hariya noneho kuri radiyo ujya utanga wirirwa uvuga dati njya kwiyemye njyashinze ariko si ubwo bukwe bwarapfuye ujya washakaga kubwica njya kwiyemye nanakwesura njya nkabushira hariya nshinze gusa y'urugabo babukunze gusa dati ntubwire umusore ikintu dore mbese arewe ubusa muhise mwuma aka kanyara ubusa muri rupima isahara cyangwa muri cya cyatsi cya mahwera ko aricyo bakoraho ukagira ngo nta cyahigeze ubu muhise mwuma mbese mwagira ngo ntago nabumvaga ko ibyadutse ubu ntibiyoberanye mu muhanda umwe bwe undi bwe undi bwe 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 iyo mugumya mugatumba se bikabatwikiramo sone arewe nta sone rega mukagera reka nigendere ariko mbabwire ko abakobwa batamera batyo abakobwa batagira ibanga nta sone mwagiye mwihaka abanga abantu b'inkumi ku gasozi ahangaha abantu bose babumva bwe 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 mwe ko umukobwa agira ibanga mwebwe ariko murabaye nta sone uvugaga iki ibyo se nibyo ubizi wagiraga ngo nje mbasanga mukansanganiza ayo magambo erega wanteranyije n'inshuti mu gace kose nanguze umunyamagambo